iki ngiki manuka wakitumbiko we tarasa muzakazana ko dufatana nagowe ntegereje telefone imwe iyi nkuru ngahita nyirekeraho just one call.
Niki mutabona? Yewe. Wewe Mudahigwa bite? Iki ngiki nicyo kizi ko cyazamutse. Uwo mwana ise yaratuye mu reka mbabwire ikintu kimwe. Urumva ntabwo iyi nkuru nayireka. Ndebera uyu mwicanyi ariko ndebera sha ndebera dore ndebera iyi nkuru kagireke iyi nkuru kagihorere nta kundi. Uyu mwana umva nkubwire, uyu bwana uriya mwana w'umukobwa yaragiye kujya muri Canada. Bari bamaze kumudeklara ku makuru ari kongeraho. Uriya mwana bari bamaze kumudeklara agomba kujya muri Canada, ariko famiye yari yarabujije uyu mukobwa gukundana. Iyo babansubijeho ya foto barambaninga ndapfuye. Bari barabujije uriya mukobwa gukundana n'iyi nyamaswa. Uriya mukobwa ararwanga runo ruhungu. So iki gicucu kikimara kumenya ko uyu mukobwa agiye kujya muri Canada, urumva kiravuga ati ntabwo wagenda. Ariho wari kuva buriya butumwa cyabikoze kibizi, kuko famiye yari yarakibujije bro. Kiramuhitana. Ngayo nguko.
ngayo nguko. Nagahirwe arakakubitwa n'inkuba ntakitwe hirwa, nta arakatsindwa n'Imana. Ntahirwa mbonye ahangaha. Umva, mwumiwe nanjye no. Veve, ça va? Veve, mon amour, comment tu vas? Aïe 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 aïe. Abantu bambujije kureka kuvuga kuri reka inkuru nyireke. Reka inkuru nyireke. Ese nuko iteye. Aramuhitanye da. Aramukumbanisha. Ubu turwite urukundo cyangwa turwite ubugome. Urukundo rwahe, nta rukundo mbonye ahangaha. Ukunda umuntu ukamwambura ubuzima, kakubitwa n'inkuba gusa. Ariko nta kintu gitunguranye kirimo. Nta kintu kintunguye kirimo. Andi makuru mfite ntabwo nshaka kuyatangaza kuri iyi nkuru. Ntabwo nshaka kuyatangaza. Aramuhitanye nyine. Urukundo ruragwira. Ukunda umuntu ukamutwara ubuzima, aramwishe. Ndebera ariko ibaze n'uwakunda, ibaze gukunda iki gihamba. Hose ubwo uyu ntanugure bandeberana ukuri kw'Imana, dore umugome sha. Uragapfa kabiri, uraduhekuye. Urakapfa kabiri gusa sha. Ariko abakobwa bagira n'umutima. Ni gute ujya gusura ikintu nk'iki ngiki gifite mu gihe kanyamenyo gutya? Urukundo ruragwira. Icyarangije kumwicara tukimanika mu mugozi kirapfa. Ariko yasize yanditse ubutumwa, murebe tweet maze gukora. According ku makuru nagiye mvana ku mpande nyinshi. Nakoze tweet iri hariya, muraza kubisangamo byose. Yamaze kumuhitana nawe ariyahura, ariko yasize yanditse ubutumwa abwandikira abantu. Nta namaze kumutsinda. Ya. Hari abantu bafitemo DNA yo kwica abandi. Niyo mpamvu ngo dufata nababwiye ko before yuko wumva ko se nk'umwe bazamutse ati iki ngiki kiba kizamutse gitamanuka katsindwa n'Imana. Hari abantu baba bifitemo DNA yo kumva ko bagomba kumena amaraso no gutwara ubuzima bw'abandi. Kiramuhitanye nyine, kiramwishe, kiramutwaye, gitwaye ubuzima bw'umwana w'umukobwa. Ndeberana ukuri kw'Imana ku myaka 18, kiramuhitanye. Ariko kugira imbaraga ufite imyaka 20 ukagira imbaraga zica umuntu bro. Aramwisha, aramuhitanye, aramukumbanisha, amutwaye ubuzima. Tubyete urukundo. Nta kundi.
kwisi aramwishe. Ibi bintu nta dushobora kubisanga aho umuntu akunda akamwica. Which kind of love? Ntukunda urwo rukundo rutwara ubuzima. Reka abanyarwanda ngwiza ukuri. Ngwiza ukuri mwabantu. Ni ubwoko butangaje pe. Ukunda umuntu ukamwica ukamutwara ubuzima. To fuck. Ntabwo mari gukurira iyo fenomene ngo nyumve. Twemera ko ari ubwicanyi. Urwo rukundo rutwara ubuzima bw'uwo wakunze. Which kind of love is that? Mwe bakuru mumbwire. Ngiye nshobora kuba wenda ntazi ibyo gukunda ibyo ari byo. Ndabera sha. Urabona iyi sura ishobora kuba mu rukundo cyangwa uri mu bwicanyi. Iyi sura hari mu rukundo rurimo mwebwe mureba. Kanya ndaje nzamura abantu. Ariko mukunda kuzamuka. Ndaje mbazamure kanongere pano mbazamure ko yitwa Hirwa. Urakahira mu nzu yewe. Bakobwa mukunda. Ko mukunda uru rukundo turwita iki? Niyo mpamvu uzabirinda kubi. Rukundo ruraha. Rukundo ruragwira. Rusu urukundo nakandare. Mushyire muri request zanyu. Urusu urukundo ni rumwe gisa yaririmbye. Ariko ahangaha mpise nemera ko rwa rukundo wa mwana yakunze wa mujura rushoboka. Niko Kelia. Karamem. Nyuma y'uko ubonye ibyo iyi nyamaswa n'ubuzima bw'umwana yatwaye wabyakiriye ute? Aha, nakumira. Agahoma munwa pe. Mukomeze mukunde. Aha. Urukundo rw'umuntu twara uwo akunda ubuzima urwo ni urukundo Godfather. Urumva? Urukundo man. Zuba urukundo rubaho. Reka nubahirize ibyo abavandimwe bansabye ku iyi nkuru nabanyiretse. None se banarogesha. Ntabwo umuntu umukunda Urukundo akosha. Kama wambabariye. Nese umuntu gukunda akakurogesha ugaba gukunda. Ntabwo bibaho. None se ntabwo ujya wumva abantu ngo bagiye kurogesha umuntu ngo azamukunda. None se urwo ni urukundo. Ariko abagiye kumurogesha bamukunde. Abagiye kumurogesha nkamukunda abagiye kumutwara biratandukanye. Ariko njye sinanakogesha nk'undi. Gusa nabankunzwe nawe cyane uburozi ndubwaho. Agakobwa mugira n'umutima. Ubundi iki kintu murana kitaranga nk'ikihebe. Man yararakaye. Yo akunze ariko ntabwo umukobwa ntiyamukundaga. Ahubwo iki gihamba ngo cyamenye ko agiye kujya muri Canada. Iwe, suwe nicyo cyatumye amwica. Famiye yamubujije uriya mukobwa gukundana n'iki kintu. Noneho burya kankubwiza ukuruza umufamiye ni kubwira ikintu cy'igitekerezo. Iki ngiki kimenya amakuru y'uko urukumva umukobwa agiye kujya muri Canada. Yareka se akagenda niba amukunda kuko yari kuzamujyana. Arangije aramwica. Kandi umukobwa yarataragikundaga rero cyanze. Ibaze. Umuntu wica umuntu mana bari ibindi. Niyo mpamvu nyine iyo umubyeyi akubujije umuntu uba ugomba kumureka. Uriya nyine yasubiyeyo gusezera none umubyeyi abyiyumva mureka. Noneho ikintu gitangaje umukobwa ngo ntihanagikundaga wa. Gusa wowe yagikunda gute? Sinzi umuntu uri kwandika muri comment kandi yahereka arabyandika ngo uyu munsi ngo uyu muhungu yararwaye mu mutwe ngo yajyaga sara. Ariko si ibyo bisazi bitwara, ariko si ibyo bisazi nakasara ko atishe nyina. Asubiye ibisazi bituma wiyuhagira ukoga ugasa neza ukambara imyenda ariko ukica abantu. Ubwo ibyo ni ibihe. Ariko ibyo bisazi mubwira ni ibiki? Ko atishe nyina. Yego, atishe nyina cyangwa abavandimwe be. Ko atishe nyina. Ariko yasetsa. Ntabyo kubanga ibisazi. Ibisazi se ko bitatumye ajya kwica bene wabo. Ubu ngubu wasanga urungura uruvandimwe rw'iki cicanye. Akicwa n'uburoro. Esha wale mwimubaga. Ngo ikana nawe yagize kiganza ngo yasa na Satani. Ya Satani asa neza. Satani yarago. Ubundi kuki abantu birirwa bakora ibintu bibi bakabeshyera Satani. Ariko Satani ariko se ko mugira mu nyangire Satani ubundi yakura ibintu nk'ibi. Satani ararengana.
wiseka na Anita Nikita wiseka birababaje mani ndebera umwana oya w'umwana mari w'umukobwa birababaje kiba byata ariko cyambuye ariko ubuzima uyu bro mujama nta nubwo uyu mujama yanakwica byanya byo n'ukuntu areba reba ukuntu areba ni ukuri reba ukuntu areba ariko abakobwa baranatinyuka bafite n'umutima Esha iyo ukunda umuntu usari ikintu ureba ntabwo umukobwa akunda navuze ngo urukundo n'irindagira ry'ibitekerezo ntangiye kumwumva ntabwo uyu mukobwa yamukundaga erega hari n'igihe ushobora kuvuga ati yamusuragamo iki abantu bararakaye none se umuntu abantu bose bagusura uzabica ngo yamusuragamo iki ni ukuri ariko nanjye ntabwo iki kintu nagisura akatsindwa n'Imana suwa ati wenda uyu mukobwa nta kintu umunengaho Imana imuri uruko ridashira yagize ubumuntu ngo none ngo yari yaramukatiye uwo yumvisha yiboneye opportunity yo kujya hanze kiravuga ati sinatuma uwaho yakomana ari kwibaza niyo mpamvu ngo ndifata mwabikobwa mwe nta na kimwe kizigera kimenya iyomba umwana wa 18 years man ibaza umwana ufite future ingana gutya imbere ye wallahi cyakoze abantu bazanashye nahibye kuva yari akiri muto noneho uyu musenzi bro kugira ngo umenyane abera umutuye mbere yuko agira yahise yandikira iwabo w'umukobwa arababwira ati mwamunyimye ari muzima muze mufate umurambo ubwo se urumva yari umusenzi ibaza ari ku rwego rw'ubugome umuntu aba afite kugira aho wica umukobwa n'imbaraga zo kwandika urupapuro nta no kwicuza afite arababwira ati muze mufate iyo yatanze adresse hano amaze kumwicira bro ngo muze mufate ngo mwamunyimye ari muzima ngo cya kindi cyandika ngo ni umusazi ngaho ibyo kirabizi umusazi se yakora ibyo afite ubwo bwenge se no umugome watanze buriya ikiremwa muntu ari umuntu wambwiye ngo inyamaswa nabayo ni iyihe inyamaswa irenze umuntu ni iyihe sitafaka inyamaswa zikunda zigira urukundo inyamaswa si igira ubugome nk'ubw'abantu ni inyamaswa bo barazibeshyera inyamaswa nababona iyi ngiyi ndiyo hano abantu babaye babi hari ibintu ureba ukabura ukuntu bisobanura nese ubu niba umuntu mwakundana na yakwica ubu ngubu noneho ninde wo kwizera Yesu Godfather yumva ngo kumva nko mu makuru ngo mu karere ngo umugabo yishe umwana na mama we narabyumvishije ubundi ngo umugabo yishe umwana ngo niba bahita muri Karongi warabonye ngo bakubita amafuni mu mutwe arabica neza na shayitani rajim ntabyo vana rajim hano none se uyu nguyu umuntu yamuteye ibyuma ubundi warukuye ushandiye kubona ngende no kumurangagira ubwoba ni mumurebe mubone isomo namwe rega muragira yamuhitanye bro ndakubwiza ukuri ngo iki iyi si niyo mpamvu mwirinda abantu ngo difadanga bijya bituma ntabakumbura dore nakeza k'abantu abantu muri kunyandikira mumbabarire ntabwo nongera gukoresha ifoto y'uriya mwana w'umukobwa sinyishiraho mwihangane Samantha simushiramo ababyeyi be bihangane pe yari imfubyi yari imfubyi uyu mwana ntabwo agiraga mama we ibaze uyu mwana ni izina ry'Imana ndebera dore iyi shayitani n'ikuzimu uzapfe kabiri kirangije nacyo kirimanika cyo kamara kirimanika ariko nk'ubu umugozi y'ucyanga ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo urupfu ntiruba rubikunda kubi aragiye nk'ikibazo niba ikuzimu niba habaho Godfather we keza nibwo cyiza ngo mubwire uko byagenze najya gusoma ku binyamakuru byo mu Rwanda inyamaswa zo ziriho z'abantu